urananiye kuko ngiye nifate mu byaruke arafata urananiye ngiye kuko byaruke abo se mama noneho amateko yose ndi kumva habaye iki koko numva uri kumbwira amagambo menshi ntazi n'ahantu ari guturukaho ko mama ninde koko wakunteranijeho habaye iki koko arafata imana we nenda kuzasara kubera wowe nenda kuzasara kubera wowe waje mu cyaro tugahinga tugakora tukajya tujyana n'ibijumba ku murima rero mama reka nkubwire baduteranyije kenshi baduteranya ibintu byinshi bitandukanye kuri iyi nshuro noneho ayo magambo y'umugana nyumva mama n'iki kintu bakundanyijeho kiri gutuma uvuga amagambo arafata akanya ikintu arafata ndenda kuzasara kubera wowe aka kanya barambwira ngo kujya kuzasara kugura indaya mu Kigali amafaranga ubundi yakugura arafata mama reka nkubwize ukuri ni ukuri kw'Imana baduteranyije kenshi ariko kuri iyi nshuro none reka nkubwize ukuri ntabwo ibi ngibi ndi bubyemere ntabwo biri bukunde kuko ibyo ngibyo ntabyo nakoze Kumva mama wawe arenze ubu kuko aba yabibwiwe n'iki nanjye maze ntangiye kujya ngira ubwo ambwira buri kantu kose nkoze ahita akambwira ako ndibaza araraguza arasenga byarananyobeye kabisa byarananyobeye pe ndibaza byarananyobeye burundu njyewe uba wabimubwiye kuko mba nkubereye maso nese ubu nguyu nguyu kandi yageze hano muri iyi nzu gute njyewe mporana namwe turabana muri iyi nzu niwe wamuzanye ubahereza muri iyi nzu ninde muntu ugufunguriye mba no mu mitima yawe azuye no turabyita cyangwa inzi bamwe amadayimoni ubwo niwe ujya kumuteranya rero mba ngomba kubarinda turinda neza uraturinda twabuze niba turinda rero tuzanira umuceri ibintu byose mumerwa mbwira ngo by'indaya rero igihe kirageze ngo uhagarike uburaya bwawe twatewe rero ibindi kimwe cyane wakizanye iki kintu reka ntabwo ejo mu gitondo uraje ugura indaya ikugwe mu biganza uyice igihano dore ngiki uzafungwa imyaka yose ushigaje yo kubaho kuri hasi njyewe n'indaya yanyisabira ubwayo ikanyisabira njyewe arafata ikanyisabira ngo nyice usibye nayo n'umukobwa wowe wese wansaba ngo mwice sinshobora kumwica rwose urimo urambeshya ibyo uvuga rero uri kwitiranya arafata ibintu yiziye ibyo wavuga byose usibye no kwica yakora ibibi byose bishoboka ariko ikintu cyerekeranye no kwica ntacyo yakora ahubwo wereka mubwire fata isahani urye niba ari ibiryo ushaka kurya wenda hari bakaba umukozi akaba yafunguye ukaba wanyuze mu gikari fata isahani urye urugende wigende uza gucyo ucunze tugiye turi kumwe simbaburiye zamu simbaburiye banza rwose ntakindi simbaburiye asohoka uraturiye haza mutubwira rwose ntakindi kuri kudustereza reka nkubwire usavuye he ikintu maze kubona cyo zamamaze kutumenyera ku rundi rwego kuba yafungurira abantu b'ibijondera nk'abariya akabazana hano mu nzu ni ikigaragara ko iyi nzu iri kuzengurukamo n'abantu bamaye amateka mutwe ni original wumvise ukuntu aje ateka imitwe ngo ibintu byose muri mama uzi ko ibintu byose mama twavuganye atanahari aje abivuga yaza kuba wenda hari umukozi tubana twari kubyumva kwanza njye kumureba
tubagure bimeze bite twigeze iki wifuza ni iki wifuza twebwe ntabwo tugura indaya basi niyo mutatugura mwatwitiranyije pe mukatwikoreshereza uturimo two mu rugo nyine niye mirimo usabwa umushoboye gukora mu mwe mwaba mwambaye gutya umuntu akabajyana mugakora ibintu cyakora bari kuvuga nibyo Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze icyo ushaka gikorwe mu isi uko gikorwa mu ijuru Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. mu rugo mugomba kwisanzura nta hantu hamwe rero sibyo rero nk'uko twabivuze cyane kuruhuka wanzu ukoresha byakomeye uraruhuka nyuma urangije amasuku no guteka rero murabizi neza nk'uko twabipanze twavuze yuko muraza mukadutekera mukadukorera amasuku mukadusasira igitanda siko biri ibintu byo kuryamana twabikuye mwabyumvise mu by'ukuri rero ndumva ngewe naniwe cyane nabanza nkajya kuryamaho nkaruhuka nkanza nkajya kuryamaho nkaruhuka nino narangiza ubwo mwebwe nimuza guhisha muraza kumpamagara mumbwire sibyo okay akuse tumaze gukuramo ibintu byo kuryamana none utangiye kunsomagura wigize rero ndabizi utangiye kuvuga ngo uko naretusha ngo ibiki unyishimaguzwa watujije ukanza ukora icyakuzanye icyakuzanye ari gukoropa no kugira amasuku no kugira gute ugatuza tuza rero ukomeza guhubagurika sibyo ukomeza kugenda ubangamira umukanya urambuza no kirafone naje man kumurira aho ngaho njira marahabona reka nzubwire umusara aho ngaho ricaje aho ngaho ariho nanze telefone nawe ucaje wagiyemo sambe genda sibyo ndabona ko ibyo muri salo yego ntakibazo reka tucungure ndabona n'amasaha yose So wabonye ko wanaguza cyangwa como batavuga banyegera muri ba basore akunda kuza muri imbuto bimeze biteze bimeze neza
Mbese nta kibazo wigeze mugira mu gikoni wenda nko kubura ibikoresho cyangwa kugira ikintu mubura? Nta kintu ngeze mbura. Byose biri tayari biri hafi. Birashya? Bose Okay. bibira. Ntawe ufite ubushyuhe da. Si urabona twenda tubikora n'uriya mucama n'uriya mubebe bari hariya. Kandi bavuze ko nta birimo. Ahubwo se ko n'ubu nshaka akantu ko kunywa mu gihe ibyo bitarabise. Akazuba kabura umutekano nta kibazo. Ariko mu rwego rwo kwanga ko usindira hano, ndumva nakagushyira kuri fone ukagafatira muri quartier ugezeho. Si byo byiza? Muriza fone ntacyo nagushyirira utaza kugenda ufite inyota. Nta nubwo ari ngombwa ngo bose bamenye ko Odilo zimeze. Okay. Shaka reba ko byananiye. Se fone waichomoye. Fone waichomoye. Ibyo uri kubwira ngo Fone ntayiriho. uva mu iki? Fone ntayiriho se. Uri? Fone ntayiriho. Numvaga njyewe ubundi wanayicomoye. Fone yanjye? Yawe. Wayicarinze? Hariya. Fone yanjye? Waichomoye se? Awe urwanya umutwe? Fone wanjye? Ese Fone wayicarinze? nayicarinze aho ngaho. Hariya kuri. Fone yanjye nyine mbwiza kuri fone rero. Yari aho ngaho bagiye numvaga abashiyo kintu. Ubu urabona filime umuntu ushaka kwitirishwa mu inzu. Fone nayiguhereje uyishyira ku muriro njya mu cyumba none ubwo umwana nayikuyeho burya. Bya fone nani n'umugabo yari iri hariya icometse. Bije njye nari ndi guteka nani byo ni. Wa mukobwa se mwazanye ari he? Ndakubaza iby'amategeko. Ndakubaje. Umukobwa mwazanye ari he? Yagusezeye aragenda. Nta n'ubu yansezeye. Rero filime ushaka gukina hano ntabwo iri gukora. Ndashaka kumenya yagusezeye atwara fone yanjye. Ngenda kubwiye ngo narinda aho ngaho. Fone yanjye iri hehe? Wemba. Nakubwiye ngo fone uko wayihaye. Kumva ndagutwara. Uzi ko nagukura n'amenyo mbese kubudeka kamwe uko kameze. Kurana ukuntu gaturumura nk'inurumyira ko kareba. Uzi bimbayeho man. Erega wowe nawe ubuze byabaye nari nibagiwe no kuza kubwira. Ariko se nje kukubwira tugasana ko kagiye. Uzi ko ya fone yanjye ndayiga sije mukayishyire ku muriro. Aho yakayishyire ku muriro nimba ariko kayibye nimba ari wa wundi bari bari kumwe. Nizisha kwashi yanjye singiye. Ziba kagine uko kameze bwe. Fone yanjye iriye mumbarize fone yanjye iriye man. Nta telefone bijya. Gatangiye kunyaka amafaranga man. Tume turakara. Tume turakara ibyo twasanganye twese murabizi. Urumva? Kibara gusa. Uravuga ngo telefone ntayo. Wari uri he? Yagiye uri he? Iyo telefone iri he? Amazina ya wa mukobwa nayo uzi ngo nimero ze nazo uzi n'ahatuye nahazi. Duhurira ku seta man. Nge uriya mukobwa ntabwo. Bamubwire. Ahantu ntabwo hazi uri kintu by'iki. Umva nkubwiza ukuri. Mbare kabiri. Iyo telefone ibonetse hano. Nitaboneka hano, kenda kumesa. Urumva? Hano ushobora kuba wahinjiye neza, ariko kuza kuhava. Biri buze kukubera ikibazo. Shaka telefone. Fone yanjye nayiguze murya neza mutembera neza heza murya inkoko mushaka. Ntabwo ifone kuri uyu munota cyo kwiheba. Mubwiza ukuri njye warafata. Umwana utajya ukina mwizo ushobora kuba wageze hano n'Urwanda ukagira ngo izo ngeso njya zikinishwamo. Ushobora kugukaraga rimwe gutya ngo kutera amakubita hasi. Wewe fone yanjye ntabwo ushobora kuyigura byo gukora nawe. Umwana wanjye gusa njye ntabwo kugeze singaka kusingaka mani mwatatse. Ushobora gukinisha kurya ukabihagiramo wahamagaye mwene wanjye akazana fone yanjye. Ntabwo muzi ndababwira ko ntawe nzi uriya mukobwa twahuriye ku seta. Deja nyine turazana hano kuko mwabibona. Guta umuntu mwazanye hano uvango ntuzi ahantu atuye n'ufite nimero ze za telefone ntuzi izina rye nicyo nshaka kumenya. Mani. Gabebe kihorere. Kareke. Ubuze iryo jambo numva mu mutwe isinga zikoranya hose iri kurumva imitsi yose y'ubwonko ngiye gutandukana.
mwihorera jene nta kintu cyanzi n'iriya bici yagendayo nta kintu cyanzi ari ubwa mbere nayimuye nabo byarafata ntabwo byakura nabo ariko ubundi watsigaga kurora mwihorere mutari reba ukuntu agize we reba amaraso we reba ukuntu agize we reba ukuntu agize we ye baba noneho ndamurangiza nanjye ndihorera we barangije we ngira none kukarenge k'ikiyo Muzima se? Muzima. Aba we no. Haga nanjye karanyishe. Nanjye karanyishe karambaza pe. Ako nizere kari muzima. Kutagira mu mutwe wawe humva. Uhogo bukabura ikikanya. Bigenze bite? Kumvisa kubita umutwe konzo. Winero ubwoba. Ntari guhumeka. Ujya winero. Hari ukore guhumeka. Ntareba wowe bizi neba neza. Sama. Reka ugana ikintu cyo kumuhunga. Kuko nabikore koko cyarangiye kabisa nanjye ndi kubamenya reba ibintu umukozi ntafite ubwoba reba ikintu kayikana yuzuka mani reka nkubwire rero ibi bintu byose ni we bireba urumva ntuze kunshyiramo Frere mbabara ntabwo nari nabiteguye rwose ngirira impuhwe basi ubwihangane ibi bintu ukoze wowe uraza kubyirengera ujya turagumana mbabara ntutsi hano ujya ibi ngibi njyewe sinarindimo wowe wazanye ibintu by'inamba umva reka nkubwire wibuke ko ibi bintu babikubwiye kare hano ahubwo si uriya wabimbwiye wowe uramuzi ubundi ko nta gaciro nigeze mbibaho agaciro no kuba utabihaye agaciro agaciro asa umupfumu ko kubwira guhubuka kwawe nkurakumbuza buri munsi ntabwo biteguye rwose kubibwe nta nubwo nabishakaga ahubwo wowe mfasha rwose turi ikintu twakora n'ibitukurengera intererano mu modoka ngiye kuko rwose ntabwo nabiteguye ngaho mbwira ikintu n'undi bugufashe runanga ngaho mbwira icyo ushobora gukora ako ni ukuri kw'Imana ikamubwira ibintu bitubayeho ntabwo nari nabiteguye nkawe rero ureba wumvize ibintu byinshi basi reka tumufate tumutabike cyangwa tujye kumujugunya se umutabika he ntako ntagize ndi kukubuza ubu urabona uri umuntu wo kurwana n'uyu nguyu asa nabishaka ko bincitse wambabara tukareka guterwa natwe tukitera reba urusebe nikoreye nta nubwo mfite n'impuhwe ko undi kuva amaraso byibura ngo unganirize utuntu twiza impuhwe urumva nakugira impuhwe urangije kwica umuntu urumva nakugira impuhwe hano ntabwo nabishakaga kandi reka mubwire ibi bintu barabivuze nta kintu na kimwe nakwifasha narababuriye mwanga kumva ntimutinye Imana ntimwubaha n'ababyeyi none dore ibibabayeho ibyo nababwiye murabyibuka nihagira uwongera nzica umuntu Indaya bashobora kwica umuntu uri nguyu ibihano gufungwa burundu muriteguye oya nta kintu na kimwe twiteguye hari ibintu byose uvuze ko biba kuko urinde ko ndi Malaika Eliel umwe mu bikomangoma 7 by'ijuru
inshingano zanjye ni ugutanga ubwenge, ubuhanga no gushishoza. Ndahana, ngahanura kandi nkabura. Mugomba gufungwa ubuzima bwose musigaje ku isi. Oya, nukuri rwose ndakwinginze tubabarire cyangwa se muhitemo kurera uriya mwana. uwe mwana Yababwiye ko afite umwana. mwana namufite aramubyaye. Yego yabivuze rwose dufashe rwose nimuhitemo nabe muzima rwose no mwana tumurere nta kibazo. Ninde wamwishe? Si mwebwe mwamwishe? Ni twese kuko nawe ntabwo narindi Nimwitegure kuba abagabo. Mwabaye ababyeyi.